bimeze bite? Episode ni ya kabiri kuri season yacu. Zini ncamake nubwo muratonye idonga y'amakuru yarashizeho umutima. Bimeze bite? Museko ngo mwarogeje icamake kuri What Lies Beneath. Nabonye inshuti zawe kuri televiziyo basaga nkaho bishimye. Ninde waranyibagiwe se? Ni idonga icyamamare, umuntu wa mbere washize muri gereza. Bimeze bite? Nicyo twabonye muri episode ya mbere. Izi ni ncamake. Umutangabuhamya yabonye idongo Santiago. Nta muntu wigeze nica Fande. Ndavugisha ukuri mu nyizera. Reka tubwire polisi ko twabonye idongo yica Luisa. Nyagasani ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo gutanga ubutabera ariko bro barambeshya ntubizere n'umwanda. Bimeze bite? Izi ni ncamake ibyo twabonye. Aho twagarukiye murahibuka idongo ahamagaye Erika. Ubaye ubuzima bwiza shanga icyamamare, ntabwo wigeze wicuza kubwo kwangiza ubuzima bwanjye. Nyagasani bimeze bite? Reka bakwereka sasa ari byo yatangiye kwibuka. Twese turabizi ko iriya saa atari iya Luisa, ntabwo ari iye, ariko yasaga nk'isaha yiwe, ariko si yiwe. Kumbe kuko ntabwo isaha yari iye. Niwe wabyemeje bwa mbere kubera wowe. Ubuzima bw'inzirakarengane bugiye kuberera muri gereza. Byose utabwana n'ibyerekeye na Ido, aho kugira ngo uririre Luisa uri kurira Ido. Twese turabizi, abantu bose baramuzi ko icyaha kimuhama. Agiye kujya muri gereza kubera twebwe, ariko yari abikwiriye. Uyu ntabwo ari kumva ko ari ibyo. Nabikoze ku bwa Luisa kuko kugira ngo tumuhe ubutabera. Twakoze ikintu cyanyacyo, ntabwo ari ikintu cyanyacyo. Gute mwakumva nta gisebo mufite? Shegare jewe birimo biranansaza. Erika ari kubyibuka. Twebwe kubera iki turi kugusaza? Sawa utegera inzirakarengane se Erika, nawe uri inyuma ya idongo utegera inzirakarengane, nawe watumye bamufunga. Nyagasani bimeze bite? Ni episode ya kabiri dutangiye. Yari kuri telefone ari kubyibuka kuri season yacu. Bimeze bite? Nabwe ngo sasa cyumba sauti ya chapa ngo kaba kabaye filime y'ubwenge wa yabarutse. Nagutinda dukubita tubangura twende basi. Episode ni kabiri kuri season yacu. Cyumva chapa, cyumva sauti ya chapa. Tuvuga ngo rwose ni Filipine y'ubwenge irabarutse. Nabonye filime nyinshi iyi jirenze kandi season zitwara ibikombe izo manukana. Filime z'ubufure reka amafaranga y'abanyarwanda bayabona yabavunnye. Tumanukanye na DJ Kabira muri OG Studio na DJ Gakara bamena mu mufungo. Dukomeza kunya Filipine y'ubwenge. Narebye filime nyinshi uyu munsi wa none. Sasa rero muyegeranye DJs ayariwe ku mugaragaro. Nagutinda dukubita tubangura. Nibutsa ko ubuzima bwa Bavia yatuyigeze kure. Itangiriro ryiza nayo aya basi. Bimeze bite? Twagiye sasa. Nagutinda kiswe ngo iki What Lies Beneath cyangwa se ngo igishe kiryamye midani. Okay, no kututangiye twese turabizi tuzi cyamamare Mary Montenegro. Turamuzi mwiza uri classic ambassador wa beauty Vacho Cosmetics. Ikindi nabwiza ntabwo hari. Bivuze ngo sasa turamuzi kuri social media, ni cyamamare turamuzi. Hano uri kuvuga sino pa kasi matinong babae? Ibaza ariko icyamamare cy'umugore gitimbura umugabo wacu. Ibaza uwo mugore Si Anton Montenegro. ese twese nitumuzi. Tuzi none Anton Montenegro nitumuzi. Abantu niba muzi uwo ni wakubiswe n'umugabo we. To be fair, hindi naman. Hano no umuntu urimo uravuga ba bantu bari kuri TikTok. Nakakagulat. Ko turabizi ko tutatunguwe Since may malinaw kubera ko uyu mugore kuva cyo umwana menyaragiraga amahane twese turamuzi. incident niya. Mwibuke ikintu cyabaye, Nasya sa isang bar mwibuke mu kabarisha, sa Makati. ni mu byibuka ukuntu byagenze. Ni umuntu urimo uramusebye kubera iki? Wowe kandi we seriveri ubureba iki? Yung isang staff. Ibaze guhita tuka seriveri Nagbilhin yung ntabwo muzi. bar at ito pa.
noneho nta bintu ndabereka sasa usa n'ukuntu yigira umutagatifu Cheated bari kumwataka kandi ngaca abantu inyuma din pala. nkabibonye utuntu twose mba mbereka bari kumushyira hanze hajya guhinda ushyira hanze abahanzi Alam mo, cyakirana di niya deserve rwose si Anton. ntabwo akwiye Antoni He is the sweetest, greenest green of rwose kari ever. agasore ni keza Awa ko sa kanya. njye mba numva nkagiriye umuntu ni umuntu wamwatatse wamwibasiye kuri social media we ari kuri TikTok yemba afitiye inkuru You can never really trust a pretty face. nimwizera agasura kiwe keza dore inshuti ziwe kuntu zirimo ziramubona Betty na Alisa zikumana kuri telefone agasura ke ntabwo wamwizera Statement from you and ariko Anton. turatete statement yawe ni y'umugabo wawe Better than a statement. umva rero ukuntu bimeze Dapat mag-posting kayo ng video. dukeneye gupostinga akavideo izi ni za nshuti ze ebyiri zigenda zimukkamera To prove Akavideo. fine. kugira ngo twerekane ko ibintu byose bimeze Hindi neza nakipagpesa ng mga... sibyo muriyanganira agaposting ngo tukiri gutanga Oh. cyangwa se abantu bazadusige bigende Nakausap ko na si Anton. okay navugishije Antoni bari kumuvugisha bari kuvugisha nyine uwatimbuye umugabo Home daw by tomorrow. ari buze ko ejo azaba ari mu rugo Ay, nandito. nicyo njye ngo nawe uzaza mwamuvugishije Yes. yego rwose Pa ako sa'yo. mbere y'uko ubikora Sagot mga text at tawag niya. yatubwiye ko uri kwirengagiza message ziwe Mabait lang din talagang asawa mo. umugabo wawe ni umwana mwiza Ay, ikaw pa rin iniisip niya. akwitaho nubwo wamutimbuye ukamumena akajisho Only goes to show. sawa nta kibazo Tignan nyo, hindi ako mapakawalan. ariko nta kibazo nubwo namutimbuye aracyanyinginga bano barabyumva inshuti ze ziracyamwumva ariko I'll just see you tomorrow, okay? reka tuzahureje ntaribe Mag-ingat ka. sawa wiyiteho koko hari ibyo bari kumuvugaho sikegariwe Ano ba talaga si Anton? ese koko Antoni waramutikuye wamukubise igipanje kigumi Beth, what a oya question. rwose Betty mbega ikibazo uri kubaza Alam mo, hindi ka pa rin siko wahindutse yarahindutse talaga ng bibig. umunwa wawe ni uwa kera pe uravuga Okay, fine. okay sawa About it. reka tubivugeho nta kibazo nawe ubishaka We were at the club that twari turi muri club nijoro and I were just Antoni twari turi kumwe njye nawe nk'ibisanzwe Cheers. nk'ibisanzwe twari turi kumureka bakore ukuntu byagenze sasa iryo joro strong. mbega baby hoya se You know, we joke around. oya ariko turi kunyinisha mva nawe It's a little too... ubu nyinisha ahantu hose ubushaka ngiye kunonora mu bantu koko mombe Alam mo yun? And hoya se it was the same. rero nk'ibisanzwe baba bashaka kugira ngo ahantu hose tugire urumva umugabo Sabi niya pa nga, ye nung uulitin yun ah. narambwa ati se apana nona Woman, tas tumawa pa. udatuma ndwara umutima Huwag naman, babe. bari bari gubyina hata ariko udasobanura ukuntu byagenze Jump off a building. utazatuma nsimbuka inyubako Gusto mo ba mauna pa ako mamatay kasi ese koko ugiye kunyica Pinaghahamon. barimo baraganira bisanzwe nyine nk'abasheri nk'abasosupe Naman. ikigoni iki hindi naman na you're nawe gonna... uravuze ngo nshaka gupfa Yun yung harap na- bari mu mbyina Was hari umuntu uri muri kamera moment na na- ariko byari imikino byari joke I lifted zamuye my akagumi fist and it looked umuntu yahise abifata arabipaparaza like actually punch him. But I byari nyine byari bimeze nk'aho namukubise wasn't nyine aiming at his face. ariko Promise. ntabwo nashaka kumukubita Guys, hindi talaga ni ukuri kumara ibintu nta byabaye pe tukwizere ibyo ntabwo byabaye Sure. ndarahira ndarahira Don't tell me naniniwala kayo sa mga online nta kibazo na mutanyizera mugende mwizera izo Guys, comments ako to. sibyo ariko uyu ni njyewe nshuti yanyu Do I really look like a husband beater? Of nongeye murabona meze nk'umuntu wakwita umugabo we course not. rwose wapi puti mwizere cyane rwose hoye ariko ntabwo ari kumwizera Well, and I have to fix sawa ibintu tugomba kubiganiraho Have to. bikarangira makaabala dun sa Sibyo. buong project. kubera ko ibi ngibi bishobora kugira ingaruka ku Kasi- proje zanjye Guys. sibyo guys rero mureke mbabwire You're looking at the new face. murasa neza we Glam. none nangiye kuza nsa neza ko ngiye gukorana na Grace and Grammy Oh my siko nubarenze ko ngiye kuya ntibishoboka Swear. byamamare High school, you were obsessed with that. ndakwibuka ishuri n'ubundi washaka kuzaba umumodo yumvaga ashaka kuzaba umumodo reka bakwereke sasa usubize inyuma yumvaga azaba umumodo come on here yumvaga azaba umumodo Diba? Jason Lam is like one of the nene wari ubizi ko Grace and Grammy brands rwose here in the Philippines. And
It's all amarushanwa ya mbere muri Filipina ni And now- uwa mbere uzajya unayitabira nkanayatsi this. mbega turi kumwe ngiye kubakubita show muri iki cyumweru I'm so happy. ndishimye rwose Mary Buti, paano yung issue nyo ni Anto? none ikibazo cyawe na Okay. Antoni bimeze bite umugabo wawe Bad publicity. ntabwo biri buze kuza kwita Of course. liste zawe Post ko yung fashion director nung rwose Grace mujye and gukorana na Glam. Grace and Gram Things fine. biraza kuza kumera neza mutuzi he episode ni kabiri sasa season mpasanira kanyafilipini k'ubwenge muminamo n'umufungo Sad, no? ariko ibintu ni bibi Hindi na to bago sa atin. nyine twigeze kugera hano murabizi Ganito rin yung nangyari with ibi ngibi biri kuba Luisa. nibi byabaye kuri Luisa na And Kayiro Kyle. nibyo mba nibuka reka kwereka sasa byabaye kuri Kayiro Kayiro ntabwo tumuzi Luisa turamuzi ese ngo Kayiro ngararyoshye we basare ngararyoshye niba hari umuntu aryoha ntabwo twari inshuti yo ngo twabonye agashinzi muri amu nawe ngo atama abasore niki n'akana bawe mas baravuga si Luisa kahit hindi pa naman nilang alam yung buong story. abantu bahoraga bacira urubanza Luisa batazi inkuru yose reka bakwereke sasa ibyo ari kwibuka Napakalaki ng Luisa yari afite umutima ukomeye puso ni Luisa. Wali nga siya malagay sa danger for Alice na. yatabaye Alice mwabyumvishe Luisa yageze gutabara umukobwa witwa Alice umwe bari muri genge imwe n'ubundi mbere ntabwo twari inshuti reka bakwereke sasa byose ni icamake ariko tuzabona byinshi nkagenda dusobanukirwa umeze neza Alice yigeze gukora impanuka Luisa aramutabara Si Luisa ang dahilan kung bakit tayo friend. Luisa niyo mpamvu twabaye inshuti Hate. ntabwo yari akwiye kwangwa Ang isa- n'utwana tubiri bangaga ku ishuri ni Luisa ndetse n'uwitwaga Kayiro Pasa ng amuraw. abantu muri amurayo baramwangaga ko yari gang You know, people need urabizi abantu bakeneye the band to kugira ngo nyine bakeneye n'umuntu wo kuvuga n'uwo kwanga kugira ngo ubuzima bwabo nyine bugende neza some Hey. boring lives. This week, iki cyumweru Evelyn. ni njye the band Don't worry. ni njye bari kwanga muri iyi minsi may bagong lalabas ariko na konti. ngiye kubihuza vuba vuba twigarukire sasa hano Mahimbing netong huli. imyaka 14 wigeze usinzira amahoro Tapos ng ginawa. kuki wabinkoreye Hey. kuki wabinkoze tugaruka hano sasa kuri Erika Yung nakita ang mukha ng pumatay. ntabwo wigeze ubona isura y'umwicanyi sibyo Pulis, hindi pa. ibyo mwabwiye polisi Yung nakita ang mukha ng pumatay. kutigeze ubona isura y'umwicanyi neza kuki mwananze Yung nahanap ang relo ni Luisa sa mga ninakaw ko. ntabwo wigeze mubona ibintu bya Luisa sibyo Yun na yun, nakuha ko sa isang ali. iriya sahani nayibye mu isoko banshinjize reka bakwereke sasa umusore isaha bamushinjije yari yacapuye mu isoko umugore wambaye isaha kandi umurara agomba kurya aratsindira agasakoshi murara arerekera bimeze biti murara n'agakuru atangiye kubara ukuntu isaha yari yarayitsindiye mu isoko idongo yari ikirara muri karitsiye gusa idongo yararenganaga bimeze biti kirara cyatsindiye agasanga Pinya pa rin sa kayo. ariko mwaravuze ngo iyo saha ni inshuti yanyu Sinungaling kayo. warabeshye Dahil doon nakakulong ako. niyo mpamvu n'ubu ngubu ngifunze mwarabeshye batangira kugira ubwoba Pa rin pa para magpaka ese koko Anthony we mwavuga mga tao. koko warabeshye urabeshya n'ubundi kugira ngo bafunge abantu he niko ugikora nuko ukora Kumprinda ang bibig mo at hinahayaan mo lang na makuha. n'ubu ngubu uracyafunze urunwa rwawe shanga bagiye kuborera muri gereza At tumistigo laban sa akin sa korte. koko nawe wigeze ubasha kunkura muri gereza nta kintu wigeze ukora kugira ngo usukure izina ryanjye idongo Ganun kadali. ntabwo byari byoroshye reka bakwereke sasa badusubiza inyuma Ayaw niyo raw ipakulong si Edong? Pinatay ng hayop na inyong kapatid. umukinga wishe mushiki wanjye Kasing mga kaibigan kayo! mwe muri inshuti nyabakiko Dahan-dahan ka magsalita, ha? Hindi nawe cunga umunwa wawe sasabihin mo, ugiye kuvuga urabizi aba ni abana ariko Alam ko, ni abana nanjye ndi umwana ang lahat, twese turi abana si Edong lang ang pwede gumawa nito. mwakabaye kuba mwakoze ibyo mwakoze Pwede ba gawin niyo rin tama para sa kapatid ko? mugomba gukora ikintu cya nyacyo kugira ngo idongo ajye muri gereza idongo Pwede naman si Luisa! murwanire Luisa Kasimple yun. ibyo bintu ntabwo byari byoroshye Noon, kami twari dufite imyaka 19 umwe afite 16 undi afite 17. 17 bari abamineri
ibintu byari bikomeye cyane. Ng mga pulis. Importante. Tugaruke hano sasa kuri wa mupolisi twabonye ukubita ukanga n'abantu. Testimonya niya. Para Ubuhamya bwe ni ingenzi makas ang kaso kugira ngo iki kirego kiremere, lalo na wala tayong forensic evidence. cyane ko tudafite ibimenyetso bivuye muri forensic. Nagalaw ang katawan sa original crime scene. Umurambo bahise bawukura n'ubundi ahabereye icyaha. Nicyo kibazo rero, bivuze ngo n'ubundi umurambo abana bari bawukozeho ntabwo bari kumenya ngo ninde muntu wamwishe. Ntimuri kubyumva se? Inulan Kandi ibindi bimenyetso ang ebidensya. byatwawe n'imvura. Sinabi ko na hula. Ariko nababwiye ibintu byose nabonye. Pero hindi ninyo nakita ang Ntabwo wigeze ubona isura y'umwicanyi. Sobrang bilis po na. Byabaye byihuse ntabwo wigeze umubona. Ano bang sinungaling si Esther? Ariko Esther yarabivuze Boto na ko we wamubonye. si Esther. Niraya Esther arasenga. tao dito sa Morao. Yan ang Umwadaperi w'indani imbere imbere. Urimo uragerageza kumugira umubeshyi. Ariko umwana wanjye wabwiye ibyazi. Kanina pa niyang sinasabi. Niba wabwiye ngo uwo mwana wishe undi ntabwo ugeze amubona, ntabwo ugeze amubona. dahil kaibigan ka ng kapatid ni Edo. Ndi tuzi impamvu. Ni ukubera ko uri inshuti. Si Lucas? Ni ukuvuga ngo uri inshuti y'umuvandimwe wa Idongo. Bivuze Lucas Hindi ko kaibigan yun. ntabwo ari inshuti yacu. Dito. Lucas ni ahantu ahuriye n'ibi ngibi. Pinoprotekta. Murimo muragerageza kurinda Idongo. Gusto ka sa kapatid niya. Hindi ko totoo yan. Nibyo ntabwo ari byo. Klaseng kaibigan Uri inshuti nyabake. na pinipili mong Uri kugerageza ang isang wishira umwicanyi. Wala ako pero... Ntabwo ndimo ndagerageza kumwishyura fande. iba ang Okay, sawa. protektahan mo. Urimo urarinda umuntu umwe uri kukangiza ubuzima bw'undi muntu. Nag-addict si Idongo n'ubundi ni umunyabiyobyabwenge. Drug addict. pinatay niya si Luisa Ikindi sasa dahil sa away ikigaragaza ko droga. yishe Luisa nuko n'undi ibi wabiri kubivuga. Baka Birashoboka rero ko gumagamit si Luisa. Baka kayo rin. iyi nk'uko yakishe Luisa ejo namwe ariko bizagenda niba mujye kumutangaho ubuhamya. Nagda-drugs. Ntabwo twari dukoresha ibiyobyabwenge, wasanga ntamwe wikoresha mu bafande. Daddy Done here. ibirangiriye hano twitahiye. Herrera. Buretse sha. Baka wala ng isang mama Ntabwo umuntu wabonye mwicanyi apfa kung kugenda hindi gutya. tutulong ang anak niyo. Umwana wawe nadakorana natwe umufande Mawalan ka ng scholar. ari buze kuza kubura scholarship yiwe. Natatubwiza ukuri, Di ba nakatanggap ka ng scholarship? ntabwo ushaka kujya muri university ya Manila. Muri Manila Anong kinalaman ng school? kubera scholarship yanjye muyisanyemo. Ibi bihuriye he? University. Hindi mo pwede Biroroshye cyane. Mwatwana mwe rero na pinaghirapan ko? bivuze ngo uyu mupolisi sasa yateye abana ubwoba. Hindi pwede! Ni gute utekereza kuri iki? Pilit na kasi ng anak mo. Ano? Bwira umukobwa wawe ajya kuvuga ukuri. Muvuga ukuri. Totoo! Twakubwiye ukuri tuzi. Bakit hindi nyo maniwala? Kuri utari kutwizera rwose afande. Ang itim na Idongo yari yambaye black hood n'agakepu akagofero. ay sa kaibigan ninyo. Kandi mwari mubonye yica inshuti yanyu nuko uko ubuhamya mugomba kubuvuga. Uyu afande, Nakita yung mukha ng uyu afande ntabwo akoresha ukuri. lalaki. Ntabwo twigeze tubibona twebwe ibyo ngibyo. Kiba icyo ushaka ko tubera. Then lumabas ang totoo. Dushaka ko muvuga ukuri shaka. Ang habol nyo? Ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri. Gusto nyo maging totoo. Kuki utari kwizera ukuri kwa nyako? Umufande nta mubyeyi umurimo. Bang makulong. Mushaka ko tujya kubafunga mwabana mwe? Kang ipakulong. Obstruction of Urumva? justice. Nabafunga mbahora ku kubangamira ubutabera mwanzavumbamo. Ibyo mushaka bimeze biti. Bana barabakanze bashyiraho igitutu. Erika ariko byibuka Biniktima ng polis. Pati ka... twari inzirakarengane twakanzwe na polisi. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Ntabwo nkeneye ubusobanuro bwinshi. Ibyabaye byarabaye, n'ibyakozwe byarakozwe. What is done is done. Isipan ko na lahat ng mali ko. Natekereje igihe kirekire amakosa yanjye. Gusto ko lang gawin ngayon. Nshaka kwigurira igifungo cyanjye nipoye niturije, sibyo? Itama. Ariko nshaka ko ibintu bisubira ku murongo. Uranyumva? Bimeze biti. Idongo yahamagariye Erika muri gereza. Gusa Erika nawe ntabwo yashakaga kubeshya. Bimeze biti. You made a career out of this. Rwose ntabwo twabyizera. Kariyeri Nothing yawe yabaye neza. before.
Ay, nako. ababyeyi bawe Pwede ntabwo babishaka ko, no, for a bit. oya ariko namwe mwimvuga Came success. ukuntu nagafashwe Nabalan sila ng nagafashe choice. So- njyewe umugabo wanjye ntabwo abigize muri ni njyewe Oh. urumva Balik- wabyikoreye Ganun. njye wagafashe ni inshuti Nakatulog. inshuti ziri hano sasa dore barakuze uburamo Nerika undi yarapfuye Yung bimeze bite kasal mo kay turabizi reka umugabo wawe niwe wagufashije slash galing sa old Arumva. Cal family Montenegro, no? cyane ko n'ubundi waba umugabo wawe bakize ni abanyapolitike barahambaye bafite amafaranga Everything ibyo I bintu did on my ibintu byose mfite narabikoreye narabikobokeye ibintu by'abagabo se bamuzi telefone Antone aramuhamagara umugabo syegariwe bano barikanga What? Bitches. Call him later. ndaza kumuhamagara Ito, ikaw nga pinauwi mo si Ryan. nicyo gihe ngo natwe twenjoyinge kuko namwe mwasize imiryango yanyu Baka kailangan yung mag-usap. okay ariko mwakavuganye nyine Kung levels lang naman ng ibyo bintu rero by'umugabo wanjye mureka tubyihorere Basta urumva malapit charming na ibyo asawa bintu nito si by'igikomangoma ko twivugira ahubwo we Alice bimeze bite girl. Sobrang ubukwe bwawe bimeze talagang bite wedding. Hindi Bisobanura. romantika ang buong twizere ko byari romantike tubwire we Celebrity. US politician. njyewe mpura n'aba US politician Whole time I was there, urumva sobrang star. ubuzima bwanjye bwose bwarahindutse nabaye icyamamare uyu nguyu abarata nta nubwo yarazi inshuti z'umwanya zo kuvuga Alam naman natin na ese we tubwire full na accountant we si Alex. guhinduka accountant bimeze bite urumva bimeze bite Tale love story. nshaka kugira ngo tubwire inkuru yawe y'urukundo sibyo ntaribi reka sasa we noneho bakwereke sasa inkuru ye y'urukundo inkuru ye y'urukundo Baby, pepe tugende we have to go. ngwino tugende musore inkuru ye y'urukundo Come quick. Come on. ngwino cece yaraje afata akana mu ibanga nibyo bari kutwereka ari gutekereza yise fata n'imfunguzo iyi arabitekereza Nasa akin na talaga. urabona nyine njyewe mfite buri kimwe gusa twabonye acika nyine tubonye acika nibyo ari gutekereza urabona ariko Do wish na nakifuje ko I do wish my dad was there papa wanjye to walk me down the aisle. yakabaye kuba hari n'undi tukabiganiraho ubwo se nyine yaciyeho Milkshake? shaka aka milkshake Hey, it's me. Tatayo. tugafate Abay napansin mo. nari mbizi ko nibuza guhita ngutsinde papa reba hari ikimodoka cyaje kirabambara yagasani ikimodoka cyaraje cyambara Alice na papa we ariwo twabonye uwise azagatabara Alam mo, nga pumunta. urabizi Kaso hindi talaga kaya. nyine twakifuje kagaruka niho ntabwo yagaruka Pinas, sibyo pirap sa teacher salary. njyewe ndi mwarimu twigire kuri mwarimu abantu bose mu gihugu ndabasuhuza abarimu n'abantu ba dani barekeye kuri mwarimu Betty Happy. ariko we biragushimishe ko umwarimu Ni Ryan and Chloe. ufite akana kawe umugabo wawe nyine hari cyane by'ubuzima mbaye se ko ntari abarimu reka ntabwo bashaka ibintu byinshi pfa kuba yusako yahembye n'iki twakomeje reka tuvuge ku mwana wanjye tuvuge ku wanjye Pero sandali. okay sawa Kailan ba, Alice? ngatubwire Na magiging mom. ntabwo nari nzi ko rwose Betty azaba umubyeyi Diba? akaba na mwarimu yabaye umwarimu ushaka umunyamakuru Wala nang uzatwigiye kaya sa kids. Uy, ano ka ba? Grabe kayo. inshuti ishazi iravuga iyo zahuye Wala. ntabwo nabyizera nanjye ko mwabonye gusa nyine uzi Ryan ukuntu byagenze Puro ko nabunso. yankubise inda duhita tugenda bucece mu gace kakwereka ukuntu byagenze bariganye n'umugabo we Ryan Bakit ang babasa din bago mo akira tuguhere nyo? ntabwo ngukunda Siguro mga 20 times. okay sawa genda ubitekerezeho ayiwe Parang John Lloyd Sarah in a Star Cinema movie. agacuti kanyu agakuru kanyu ni nkako muri televiziyo Dino, gusto ko maging Karen Davila. jewe rero ninkura nshaka kuzaba umunyamakuru Wala tayo mapapala sa mga lalaki. muri iyi minsi rundi abagabo nta kintu bamaze cyagarawe kuko wa mama wari akapfa yirirwa mutimbagura syagariwe ni Betty Hindi ako makapaniwala. okay ukuntu nyine uko God, byagenze bugado. none Erika mwari muzi ko yahindutse umwavoka Erika ya nshuti yabo yahindutse umwavoka Erika we yahindutse umwavoka yari seriyeze shawe Have you guys
seen or none spoke se to her. wigeze mubona cyangwa se ngo mumuvugishe Erika none inshuti yawe Nakita ko siya sa Manila. narabonye muri Manila And a couple events. na- hari mu kirori Pero never naman kami nagkaharap. ariko ye ntabwo twigeze Kausap. tuvugana Actually, balita. ukuntu bimeze se gusa narumvishe Bumabalik ng Amuraw simula nung umalis ngo kuva yava muri Amuraho n'ubundi ntabwo aragaruka ntabwo arahagaruka pe yagiye Si Erika, nakita. bakimara gukora graduation yahise yimanukira Erika yahise mubona Erika yari yararakaye kubera ko bari barafungishije witwaga Idongo wumvaga umutima hari icyo umushinja yaraje afata udufoto tw'inshuti ziwe akakubita muri wallet arisohokera ni episode ya 2 bantu banjye bashaka filimi z'ubwenge ucyumva iyo sauti utumenya ngo filimi z'ubwenge zongeye zabarutse 0783 55 246 Erika bakimara gukora graduation nuko byagenze yisava mulawo nerekera uvuye mu gaturage kambyo ava yari mararira bimeze biti episode ya 2 kuri What Lies Beneath bose bakiriye ubutumwa mumbabarire ndigendeye ntabwo navano nyuma y'ibyo twakoze bari barafungishije Idongo arengana inshuti yabo abonye bitakunda kiba mu mujyi no mu gace bayemukiyemo umuntu bimeze biti we yagiraga umutima n'amarangamutima yumvaga ko bahemutse bimeze biti Ayun po ating pastilla. Si Erika. niyo modoka itwaye Erika n'ubu ngubu yabaye umwavoka Erika nuko byagenze yarerekeye bimeze biti Erika nshuti yacu Erika babirukanze ku modoka ariko bafata cyayi utongo cyari tiko cyarerekeye Erika yarakarenze Erika geraga umutima n'amarangamutima bimeze biti uko nguko yavuye iyo za Rusizi yo azari mararira ava muri Amuraho muri quartier yerekera agiye anarira ubwo gusiga inshuti ziwe dore ngo hano sasa Kaibigan mo, napaisip ako. nyibona inshuti zawe Tunan ko kasi dito sa loob. hari ikintu nahise menya Tahimik ka na lang. ukuntu uzi guceceka Sa mga mali mo. niba wemera amakosa yawe baracyavugana na Idongo Camera mga kaibigan mo. shaka ukuntu bari barimo baraseka Mga mata nila. ariko amaso yawe yabonye ko hari ikindi kintu yavugaga Hindi sila mas... ntabwo bari bishimye koko Kita mo rin ba ako na ese ako nako wakabonye rata wowe hindi sila tahimik? ntabwo bayeho mu mahoro ndabizi Kaya kita tinawagan. niyo mpamvu nahamagaye Dahil gusto ko silang tulungan. nshaka ko bafasha sasa Idongo kuri telefone What? bafashe Anong ibig mo sabihin? ushatse kuvuga iki Ikaw, ano sa mga mata mo? amaso yawe ari kuvuga iki amaso yawe ari kuvuga iki sasa rero Baka malapit ko na din makita. ugomba kubabona vuba vuba amazi atararenga inkombe bimeze bite Idongo yararakaye What Lies Beneath igihishe cyangwa se ikiryamyemo indani bimeze bite episode ya 2 Erika ikigabo kimuhaye gasopo tangiye gutitira intoki kandi abantu nk'abo barabaribwe bararakaye imyaka 14 irashize bimeze bite ibintu byo tuzabona muri episode zikurikira aracyari capa mu capa kiwanjani Ayun na lang bakit? Sana tayo. ibyo nibyo tuzabona muri episode zikurikira ibintu ni fani bombastic ni moto ibintu ni fire Ako mauna mamatay? ibyo nibyo tuzabona sasa kuri season yacu What Lies Beneath cyangwa se ngigije turi kumwe 5 kwa 5 What Lies Beneath hasta la vista ndabakunda cyane